izirikana umunsi wo kuwa gatanu ikawumenya wari inshuti nziza cyane. Yego, reka tuganira, tuba dufite ingingo nyinshi zo kuganiraho. Hari byinshi biba byabaye, hari byinshi twaganiriyeho mu minsi ishize, hari ibyo tuganiraho mu minsi yatambutse, hari ingingo nshya tuvuga, hari nk'icyo nshaka ko tuzavuga mu minsi iri imbere kijyanye n'ibikorwa remezo bitandukanye bishorwamo imari na leta y'u Rwanda. Tubyinjiremo rwose turebe niba hari ikiva muri ko. Nyemerera tuganire cyane ku makuru arebana n'ubutabera. Muri iki cyumweru habaye imanza ebyiri. Ni urubanza rwa Kazungu Denis, ibyo ntabwo tubitindaho. Yaje kuburana mu bujurire atakambira urukiko ko rwamugabanyiriza igihano. Nanavuganye n'umunyamategeko we Murangwa Faustin, yambwira ko rwose batazatinya gusaba imyaka 15. Hanyuma hari n'urundi rusomwe mu kanya, bari babiduteguje ko bazarusoma, n'ubwo wenda igihe bavuze atari cyo basomeye, kurifata ku mavuta. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye imyaka 9. Twarabisesenguye hano tubivugaho byinshi. Fata ku mavuta wafashwe mu kwa 10 niba nibuka neza, ku mwaka ushize. Kuri ubu ngubu urukiko rwamukatiye gufungwa imyaka 2 n'amezi 6. Wenda tutarinjiramo muri rusange ku byo ashinjwa n'icyo urukiko rwagendeyeho n'uko ubushinjacyaha bwamushinje. Reaction yawe yabaye iyihe ukibona fata ku mavuta wasabiwe imyaka 9 urukiko rumwemerereje 5? Ibiri n'igice. Yego, nababaye. Ntabwo nkubeshye, ntabwo byanshimishije. Washakaga 9? Oya, nashakaga karekurwa. Whether abaye umwere byari kuba byiza kurushaho abaye basanze nta byaha afite, akatiwe igihano gisubitse agataha. Kuri njye, ubwo ndi kuvuga nkanjye, ntabwo ndi gusesengura, ndi kuvuga nkanjye, byari kunshimisha kurushaho. Ndavuga impamvu. Fata ku mavuta ni umubyeyi, afite umwana, afite umugore, afite umuryango, abana 2. Abana 2. Abo bantu babaho babimukesha. Ndetse nk'umuntu wakoze struggle y'itangazamakuru, ntabwo ngiye fata ku mavuta twamenyanye imbere gato yuko bamufunga. Ntabwo ari umuntu dusanzwe tuziranye cyane. Burya twamenyanye imbere gato yuko bamufunga. Ndetse n'ibibazo bye nta nibanga ririmo, hari aho nahuriye nabyo. Ibya mbere arabirokoka. Ndi umwe mu bagiye gutanga ubuhamya muri RIB kwa. None nabikubwiza ukuri. RIB yaranyitabaje ngira ibyo ntangaho ubuhamya, kandi mbabwiza ukuri ko munzi nyine mu buzima busanzwe ni nacyo nakoze muri RIB. Icyo gihe kuramufasha. Nyuma haba ibindi bitandukanye n'ibyo bya mbere nagizemo uruhare bimufunga. Kuki nkubwira ngo reaction yanjye nk'umuntu nababaye? Nababajwe nuko ni umubyeyi, ni umugabo, ni umwana w'abandi bantu imbere y'ibintu. Kandi urebye ukurikije struggle yanyuzemo, tujye tuvugisha ukuri, turaziranye. Umuntu wabaye umusekirite akaza, hari terime nkunda gukoresha ntari kuri kamera kuvuga ngo mujye mwubaha abantu twuriye ibikuta ntawe dusunitse. Hari abantu benshi tuzi mu Rwanda cyangwa ku isi, agera hageze kubera anko, kubera anti, kubera runaka, mu mutwe uri idebe, ibintu ukagera hari ugakara. Amashuri ntayo ugakara, gishoro ntacyo, ariko hari abandi bagifite. Mugani wa ya ndirimbo ya wa muhanzi, ugasanga inzira zaraharu. Kubona umuntu rero from being umusekirite, babandi bahembwaga 28 niba ntibeshye, ukaza ugakora izina rihinduka brand. Akenshi burya muri famiye uri muri bake bakomeye muri famiye yawe, niyo reality. Bisobanuye iki? Ibiganza bigusaba abari byinshi kurenza wowe ibyo wasaba. Uburi byiringiro by'abantu batandukanye. Kujya gusavinga imyaka 2 n'igice, nge ntabwo mbyita igifungo cy'imyaka 2 n'igice. Kuri nge uko mbyanariza ibirengiyo, hari 2 n'igice ugiye kumara muri gereza, ariko hari akazi utakaje, sibyo? Ku bwanjye buryo ufunzwe imyaka 2 n'igice, nge mbara kufunzwe nk'icumi. Umuhanzi w'umuhanga witwa Dani Vumbi yavuze ngo utazi uburebure bw'umwaka azaba zuwakatiwe cyangwa uwasibiye. Niwe muntu ushobora kumenya ngo really umwaka ni iki. Umwaka ni muremure my friend. Umwaka ni muremure ive.
so namutekereje nk'umugabo ufite mu mutima abo bose bari bakeneye ibiganza bye cyangwa babikeneraga on a daily basis. Natekereje ubushomeri arimo azanakomerezamo nyuma yo gufungurwa. Fata yafunzwe nakubwiye ari brand, abantu ntibagakine, kubaka izina biragoye. Hano i Kigali mu Rwanda hari abantu benshi batari abahanga, I'm sorry kuvuga ko bamwe muri bo nabita n'abaswa as such, sibyo, ariko bafite amafaranga kubera ko bakoze izina cyane rwose. Hari abandi bashonje bazi ubwenge bwinshi, banashobora ibintu byinshi kuko nta zina. Muri tides zitabarika, hurricanes zitabarika, he managed to navigate, akora izina ryacuruza. Fata yafunzwe umuhengeri n'imiraba, ari MC, yego, ushobora kwinjiza amafaranga. Yafunzwe ari content creator, winjiza amafaranga. social media. Yafunzwe ari umunyamakuru, ushobora kwinjiriza amafaranga. Yafunzwe ari umuvugizi wa Gorilla, yinjiza amafaranga. Yafunzwe amaze kuba umuntu ushobora gutangira gupanga, none akavuga ngo uyu munsi kera hari imishinga ntari gupanga, sinari nzi ko nashobora kugira icyo mbona, none nahera nkapanga kubera ko nibura ndishuwa ko miliyoni imwe cyangwa imwe n'igice buri kwezi nayibona. Fata akinaga na filime. Fata yafunzwe akina filime, yego. Anyway, filime imwe mu yo mumuzimo ni nanjye wayikoreye dubbing, nanjye washyize mu Cyongereza. Wrath of Soldier ya Rocky. Yego. Uwo bari wa muntu. Fata njye nawe nta modoka dufite. Fata yafunzwe afite imodoka. No kuvuga ngo hari yari yatangiye gusogongera ku nzozi zigana heza. Batakubeshya Kigali umuntu ufite imodoka ujya umwubaha. Umuntu utunga imodoka i Kigali ukwezi kumwe 2,5,6 ujya umwubaha. Niba utayifite si mugenzi wawe, unless we wanze kuyigura ubishoboye. Ariko imodoka irahenze inshuti zanjye. Gutunga imodoka no kuyigura nawe wayanguriza nkayigura. Gutunga imodoka, umuntu utunga imodoka hari aho byari bikugera. Ntizimbye mu magambo ku gice kimwe, nababajwe nuko gusubira inyuma. Icya kabiri cyambabaje, fata ibyo yazize, bimwe muri byo bihura n'ibyo natwe dukora cyangwa se n'akazi kacu. Kuzira ibintu wavugiye kuri kamera, rimwe na rimwe uzi ko ari akazi. Imana imbabarire, ntabwo nahitamo kurenzaho utwatsi. Umuntu wibeshya ngo ahoriza imbere y'izi kamera cyangwa ajya kuri mikoro akumva gereza nta mwanya urimo, akumva yakina ku mubyimba umuntu ujya muri gereza. Rimwe na rimwe none aharanira kugira ibitekerezo biri mu bwigenge, rimwe na rimwe ataba manipule cyangwa ngo abe censored, ukumva uri rwose uri exempted from being jailed, uri umurwayi ukeneye muganga. N'ibyago byagwa kuri buri muntu wese umeze utyo, keretse ukina urwenya cyangwa ukavuga bullshit, nyine ukumva ntabwo ukeneye kuba umuntu ufite umwihariko. Uko byagenda kose abandi ibyo bakora birimo ibyago bimeze bityo, nabo bitarabaho, ni ibirungo bigishakishwa cyangwa yarasitaye, rimwe na rimwe asitara ntawe ureba cyangwa baciye inkoni zamba, ariko ntabwo ari amahirwe ahoraho. Kubizira rero ibintu bimeze kuriya kuri njye, I feel somehow censored. Tangira kwieditinga. Yego, ubeshye se. Ngeyo mbonye rimwe umuntu w'umunyamakuru avuga ibintu 2, 3 agafunga azize ibintu, nanjye ntangira kwitonda cyane, ndushaho kwitonda no kwigengesera. Buriya ninkubwira ibintu nanazira, cyumenya ngo byancitse cyangwa sinabitekerezaga ko nabizira. Ibyo numva nazira sinshobora gukina nabyo. Hari ibyo mba numva nakubwira ntakubwira. Uragira uti mu busesenguzi hari byose aduha kandi ubifite. Nkubeshye ngo nabikubwira byose. Ubwenge ibintu byose ntekereza nabikubwira, ndumusazi se. Undi se uzi ubikubwira byose ninde? Nakaregera nabonye yasabye imbabazi. Abwo atazisabye yaba ari umusazi. Ariko sha ariko atazisabye yaba ari umusazi, sibyo? Uretse ko wibya Karegeya n'ibyafata biratandukanye. Ni naho naganisha ikibazo cya kabiri. Uretse ubwo nicyo cya kabiri urabumbaza. Kuri nje, yego, aka kazi ni akazi abantu dutangamo amaraso n'ubuzima kurenza ibyo tuvanamo. Bikambabaza ko duseriva society itabizi, itazi agahinda k'abanyamakuru, itazi imvune zabo, itazi urukundo dukunda society. Ntabwo ndi gukoresha irya jambo rya rwato rya Oduru y'indashima, ariko yuzuyemo intashima. Once you do something good,
they feel entertained, sibyo? Bumva bishimye banezerewe iyo wageze ku marangamutima yawe. Ariko iyo unyereye bahita bakubwira ati mubambe Yesu muduhe baraba. No one cares about a lot of things that you did mu buryo bubashimisha. Narabirebye nyine uko ufata yasabirwaga kubambwa. Kandi kuvuga batakubeshya, ikintu cyose cyo kuvuga biroroshye gukora amakosa igihe uvuga. Ururimi rwategwa, ushobora kuza kuvuga bifite izindi stress, umuntu wese ukora akazi ko kuvuga kugwa biroroshye. Sibyo? Nabireba rero nkareba ibyo bintu, nkareba iyo nzira uko imeze, nareba ibyo yavuze, nibaje uba abahanzi n'ibi byamamare ifata yafunzwe kuko akritika avuga ibyo avuga. Sibyo? Nta gihe fata yigeze abagirira ikindi kintu neza. Ndabiza abahanzi njya nshima Imana ntanakubeshye kuba nta hantu njya murira n'ibiganiro bikina indirimbo z'abahanzi nyarwanda. Nta n'umwe uzaba icyamamare ngo yibuke ibyo wamukoreye ataramenyekana. Nje nkiri muto mu itangazamakuru nkiri umwana cyane, nahembwaga 50,000, ariko nakunda nk'impano yawe hari abonzi b'ibyamamare hano biga nko ku Nyundo, nkaba nava ikibungo nteze ku mafaranga yanjye ngo nze kumuha interview, ari mu mwaka n'igihumbi, ahubwo n'amata ndibu yamugurire. Ushobora guhura akakubaza ngo uko mbona nshobora kuba nkuzi, mwaka exchanging nimero akona kuko cyagiye sevinze kuri nimero nayifite, ariko ntabwo yibuka ibyo bintu. N'utu interview narashoboraga nko gupushinga, ntabwo kuri nge bimbabaza, ariko kuko nzi ko ari ikintu kiri common mu byamamare, nta wibuka umuntu wamusupport wamuhaye ikiganza. Iyo amaze kwamamara isi no guhinduka rimwe, ntabwo abantu bazongera gukenera abanyamakuru bo kuri mainstream kubera imbuga nkoranyambaga n'uburyo ziri gukura, ariko twemeranye ibi byamamare byabagaho bikeneye abanyamakuru kugira ngo ubone breakthrough, umenyekane, indirimbo yawe igira hijya, nuko bagukeneye abanyamakuru, no kurenza uko bagukeneye ari amafaranga ntayo wari ufite, nta zina wari ufite, nta connection. That guy wafashe ikiganza 1 2 3 4, niba yanagize gutya akaba kurushaje. Abantu bo muri showbiz nta famille mugira, nta cuisine interne, mushobora guhanduringiramo ibintu aho kugira ngo umuntu watanze ibyuya n'amaraso ugifite byinshi yagira bigenewe gutya. Abantu yumve neza, sinanze ko ibyabaye ari ubutabera, ariko nge nemera ko, sinzi wowe ko tujye tuganira hanze cyane y'akazi, hari ibintu byinshi nyine mvuga nabikubwira ngo hari inkiko 3 ntinya nizo zihari, ariko rw'abantu bamwe batinyasirwa ntinya. Inkiko 3 hari urukiko tubona urukata rufite inyundo n'amakanzu n'ibitabo byinshi. Uru rwakatiye fata ku mavuta. Yego. Rya rukiko rero burya ntabwo ndutinya cyane, kuko rushobora kutaba mu kuri, rushobora kuba manipire, rushobora kubamo n'ukuri, rushobora no kudatekereza no kutagira impuhwe n'ibindi. Twitaye ku mategeko, ntazi nimba arinda abantu cyangwa ari abantu bayarinze. Nkarwubahira ko ruhari nyine, kuko kurureba igitsure wabigwamo, kandi uri we wese amategeko rugenderaho waba uyazi utayazi aguhana. Ariko impact yarwo akenshi ubutabera rwatanze bubabaza benshi kurenza abo rwomoreka. Ngo nk'urugero, fata ku mafutu abantu bari kujubilating, ni kuvuga mu bahuye n'ibintu bye directly, abo yababaje directly, uretse bamwe bavuga ngo yavugaga ibi babafana ku ruhande batabaye offended directly, n'abababaye bavuga ati wenda yari kuduha interview nta buswa twatse, yaratwintertainingaga muri ibi, yadukoreraga ibi n'ibiki. Abenshi ubu baba arabaye, abenshi ndumva arabo yaba yarafashije. So urwa kabiri ntinya rukomeye, kubera ko rwo ntirunamenye ukuri, ntirunamenye iki, ntinya court of public opinion. Kuza hano nka kuvuma kuri kamera bijyanye n'uko abantu banzi neza, wowe n'uko utitaye no kwishushanya ku bantu, abantu bakakwanga myaka yose. Rubanda gucireho iteka kaba kabaye, sibyo? Cyangwa nkaza nkakora akantu mukankunda mukavuze ngo nimareka kumbi ndi gica. Court of public opinion ndayitinya, niyo influence yafata iriho, n'ibindi yavuzweho n'ibindi byagezweho, sibyo? Atinya rero urwanyuma ntinya kurusha izindi, urukiko rw'umutima wanjye, umutima wawe. Wowe ntiwawubeshya, utabeshya, ntiyawumanipira, ugukatira ntunagufunge, kukurekera ubwigenge, ariko ugukatiye ukubabarira we ntiwibabarire. Yego. Cyangwa ukibabarira ntukubabarire, ubwo nkarutinya. Ibyo ni iby'inkiko rero. No mu bijyanye n'ubutabera bitaye ku ngingo zabo, which is fine, ariko nge ndabonamo icyuho noneho. Muri uyu muziki dukeneye kwambutsa imipaka, dukeneye abantu bawuvuga, ubamo prank, ubamo kuvuga, n'uvamo guhimba ibintu. Ntabwo turi kwinjizamo inzego zitakabaye ziza, kandi bigakorwa n'abantu bitwa ko bazwi, ngo byiswe ubutabera.
tujye tubyishimira. Burya nunyagize abandi wanze kubugamisha kuko bari bakeneye ibaraza ryawe, uzatekereze ko nawe ujya utega, ujya ugira urugendo, ukajya uzakenera kugama utari iwawe. Kandi karuma ni indaya, ntigira impuhwe. Karuma, ibyo utanga birakugarukira ku isi, ryo ni ihame. So Umufaransa niwe wavuze ngo tout se paye ici-bas. nta bindi, ibintu byose byishyurwa tukiri aha. Fata ubutabera yabuhawe nyine nubwo yari akwiriye. Ntabwo ndi bujye kuvuga ngo yakatiwe ibyo atari akwiriye, ntabwo ndi mwiza mu mategeko, yabuhawe, sibyo? Ariko fin de fait muri ubwo butabera fata hawe, uru ruganda rutarimo Fata, rutarimo Yago, rutarimo Sabe, ntabwo bari gukora nk'uko bakoraga. Ndabizi barakora bamwe abo Sabe na Yago, ariko uko twakoraga turabanyotewe. To be honest, iyi mihanda ya Kigali itarimo Yago, itarimo Sabe, itarimo Fata, icyoho cyabo kirahari ntikirasibwa. Dukeneye gupushinga impano. Ba bantu n'abandi abanyamakuru barimo aba bamucambuzi n'abandi n'umukade n'abandi bajya bakora ibyo bifite aho bihurira na biriya, buriya they are now censored. Utangiye kugira ubwoba. Bazabuzwa n'iki kubugira se? Ese udatinya gufungwa ninde? Rega nawe upfa gutinya ishyamba. Papa, iyo bagufunze niyo mpamvu nkubwira ngo nababarira abantu bose, umuntu wamfungisha mpohoteye cyangwa kubigerageza, nta kintu gihari cyatuma nkubabarira, kuko nimbe n'uwanyica simba nzongera kumenya ibyabaye n'agahinda, kandi sinzakagira kabange nshinzwe. Hari ukuntu uva hari upfuye uhagaze nta kongera kugaruka, bayi umugore wawe baramuteye inda cyangwa imibereho yaramugoye akajya asasira abantu ku 700, abakuru barumva ibyo mvuga, cyangwa 5, umwana wawe yarabuze uburere niki. Simuze ngo ubutabera ntibugakora akazi kabwo, ariko njye mbona ubutabera bwihuta ari ubwiyunge, ubutabera buvuna abantu, busiga ingaruka ndende. Simufata nk'ubutabera ngo reka ngo urugero, reka fata ku mavuta akore ubu buroka bwangize, abamufunza azabababarira, kandi bo bashobora kuzaba baramubabariye ibyo yabakoreye, bazaba baramubabariye. Fata ku mavuta azavamo nk'umuntu wiyumva nk'uwakosheje, cyangwa azavamo nk'umuntu wiyumva nk'uwakosherejwe, wahemukiwe. So kugorora sasa zaragororotse, saba uzagende bakugorore nawe. oya bandi zaje kosha ako wari bwasura umuntu muri gereza, cyangwa hari uwawe wafunginzwe ngo afungurwe muganire. cyane rwose. Ibyo byo kugorora byo byihoreranye, ibyo reka abanyapolitike na leta babivuga ukwabo. Kukorora tugororerwa mu biganiro bya radio, tugororerwa mu nyigisho, muri gereza kugororwa n'ingaruka ziba zihari, ukubwira ngo no kugororwa N'uburoko. ni gereza. Ibyo byo kugorora ni imvugo nziza yo kubiryoshya, ariko ubufunze. Ikintu cya mbere gereza ikwaka ni freedom. Freedom nibwo bukire bwa mbere. Nelson Mandela yarikoresheje Nibwo bukire. mu gitabo cye Long Walk to Freedom. Ati rwose gereza ikwiba ubwigenge bwawe, kwiba n'ubumuntu. Nakunze Bob Marley, baramubajije bati ukora imiziki iryoshye, abantu barayikunda, ariko se mu by'ukuri wavanyemo ibiceri byinshi mu muziki? Nyine uri umukire. Bob Marley avuga ati ubukire ni ibiki se? Do you have a lot of possessions? Ati possessions nibyo mwita ubukire? Ati titoka, cyo nta bukire burimo. Rero ngibyo nibyo byambaba ku giti cyanjye, byambabaje abo Fata yahemukiye. Numva hari izindi nzego zakabaye zarabikoze mbere ya RIB. Njye mbibwira abantu nkabwa nti iyo mbonye umunyamakuru mu biganza bya RIB, kwanza ndababara. Banumva hari abandi bantu bafeirinze. Abanyamakuru dufite ARG, dufite RMC, dufite abandi bantu b'abakadire mu itangazamakuru bakomeye, ashobora kukwegera akakubwira ati petit frère ko biri kwanga. Nguhe nk'urugero, nk'ubu mbanda guhamagaye akakubwira ati girane, hari ikiganiro wakoze ariko nkeneye ko tubonana, ntabwo nagikunze. Ntabwo wasubika gahunda zose ukamwitaba. Barora guhamagaye nubwo mudakura mu kigo cy'itangazamakuru kimwe. Wamwitaba ntiwamwitaba? Wamwitaba cyane n'umutima wo hejuru. Peacemaker guhamagaye ntabwo wamwitaba? N'abandi banyamakuru bakuru tuve kuri Oswakima guhamagaye bisanzwe kukomentaringa nka Grand Frère akakubwira ngo wakoze ikiganiro nk'umujene, nibyo urashaka gukura, urashaka gupenetra bigakunduka. Ariko mba mbona nyine dukeneye kugerageza izo piyo kurenza kuba abantu bakina sinabyaye. Ibintu birangira abantu
ubu tuzahora abantu bari gufungwa ku bintu bitarimo ubundi rwango, wenda umuntu yagize intege nke za kimuntu, byagize iki, nta bundi bugome unaperereje ushobora gusanga nta wundi muntu ntawe ararwana nawe, ntawe yaroze, ntawe yagize iki, duhore buri gihe dutekereza funga fenda ofise tuzasigara na sosiyete imeze bizaba bigoye kandi ikibazo nubitekereza gutyo azafungwa. Reka nguhe urugero, uretse ko abantu batajya kure cyangwa bijyanye n'uwagukoresheje ibyo cyangwa amaboko akurinze, fata muri kese arimo izina The Ben ntiryagarutsemo. yego The Ben yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ate? You tell me. Ngira ntabyo uzi? 2010 nicyo ndibuka umwaka se. Ntabwo uzi uko yagiye, nuko uzabimenya. Ariko uburyo yagiye bigize icyaha, hari ukimukurikiranyeho. Kuba abantu barabitekereje bakavuga ati umujene yishakiraga ubuzima, sibyo bashobora kuba barahereyeho batajya gukurikirana cyangwa bagakurikirana improvement yagize n'icyo ashobora guha igihugu uyu munsi akaba aryoshye, nta imiziki myiza. Akandi baratekereza sinabyaye sosiyete itagira impuhwe, sosiyete itazi gutorera, ntabwo ari sosiyete igihugu cyakubakira imyaka 1000. Kandi tugatekereza igihugu mu mwaka umwe cyangwa 3. Iki gihugu twe tukiri hano mu Rwanda nta muntu ntekereza ko afite imyaka 150. Uru Rwanda mu myaka miliyari enye n'igice ishize isi hari narwo rwari ruhari, wenda hashize n'imyaka amamiliyoni angahe rutuwe. Twebwe turi ikiragano cy'amamiliyoni nyuma y'ibindi biragano, nyuma y'imyaka 100 cyangwa 300. nta n'umuntu n'umwe mu bari kureba iki kiganiro uzaba uhari cyangwa mu bazakireba, ariko u Rwanda ruzaba ruhari, kandi u Rwanda rw'ejo ruzashingira kuri legacy tuzasiga, sibyo? Simvuze ngo tugire u Rwanda rudahana, ariko guhana ntihabanze kwihanukira, oya habanze guhanura. Ubwo se kuva ku myaka 9 ukageza ku myaka 3 ntihajemo koroshya, ntihavuyemo kwihanukira. Ibintu wanahanira umuntu akagumaha. Ese ubufata si umusitari, uwamufata akamukoresha tije akajya afasha aba bagore gukora imihanda ya Kigali, ntibyamusebya kandi agacururuka akagabanya. None basi tukamufungira ko bamukatiye tije akayiboyikota, bakamuhitishamo akabiza option. Niyo mpamvu nabwiye ngo amategeko abadushyira amategeko ntibashyira amategeko arengera abantu kurinza abantu barinda amategeko. Amategeko arinda abantu kwe ukafata umuntu agakora ikosa uvuga ati none tuguhanishije ko kuwa mbere, kuwa 3 no kuwa 5 uzajya ujya gukora nawe ya magoma bashaka bakanbitangaza. Abantu twanga guseba, fata reka ngwereze igihano gihari. Ibi bintu byo gutwara wasinze, uzi ngo abantu babyangira biriya 200 na bingahe, babyangirira ya minsi umara hariya no gutangazwa ko ari wasinze gusa. Turazigotomera, ariko nituba dushaka bazamenya ko gusinda bibaho. Bya bintu nyine ubona byagira umuntu igisebo, ariko basi iyo telefone yakaba ifite freedom ntishire, momo yikabikora, nimba afite na business akaba yajya abwira umuntu ati jya kundekararira. Dekararira umusoro. Imodoka yanjye yihekana akaba yitwara ajya amatrani ku munsi. Umwana wanjye ku ishuri ukavugana na meteresi ndi muri ibi bibazo, ntabwo aza kuboneka amafaranga munyihanganire 2 weeks. Bya bintu bituma abandi bantu batari uwo muntu wakoze icyo kintu bataba affected. Anyway, simvuge ngo nuko ariko iyi si irimo abantu benshi, Yves, irimo abantu babwirwa, arimo nabavuga. Nanone se mu gihe ibintu wavuze ushobora kuba byakangiza umuntu. Rega muri iyi minsi nk'ubu nk'urugero, kwezi kwa 6 ni men's mental health month, n'ukwezi k'ubuzima bw'umutwe bw'abagabo. Ubwo bizagenwa nande, bizanonotsorwa nande ku bintu bishobora kuba byanzaho bikaba byampungabanya, kuko bimaze kugaragara mental health is as good as physical health. Urumva umuntu iranayiruta kuko ishobora ku affectinga physical health. Umuntu ashobora kugukubita ikofi ukababara ariko karishaking off, ariko umuntu ashobora kugusesereza. Nje numva nka Bruce Melody bra n'umuntu ufite muri mental health strong cyane, none umugabo nje nemera akajya avuga ibintu yumvise bamuvuze hamwe ati ahubwo kubura aha ngaha urakomeye. Responsibility zo ziraza kubizande kuri societe yacu n'ibyo abanyamakuru bavuga ko uyu The Ben uvuga avuga ko yagabweho igitero kikagabwa ku muryango we umunsi ku munsi mu buryo ntabwo natagatifuje. Unyumve neza, sinatagatifuje ibyo fata ku mafuta yavuze, bigasa nkaho noneho bitakiri gutanga ibitekerezo gusa, ahubwo birimo na influence z'abandi bantu bari muri competition. Wibuke iyi showbiz uvuga, ibyo n'amategeko, iyi showbiz uvuga ibyo n'amategeko yakabaye bireba, harimo iyo influence kuki abo bantu bo baba spared, kuki badakurikirana.
bakaba bakurikiranwa ari influence. Ahubwo nibyo nakubwiye ngo sinshaka kuvuga ko ibyo yakoze bitarimo amakosa cyangwa ibyaha. Nakweretse ngo mu myitwarire mibi y'umuntu nta buryo twamuramira. Ijisho rihowe ijisho, isi yose byagenda bite? Babimpumye. Isi yose yahinduka impumyi, sibyo? You are protecting your mental health through abusing mine, sibyo? Mental health y'umugore afata imeze neza ubu, iyafata nafungurwa izaba imeze neza. Iyo umwana izaba imeze neza, hari abandi bagiye kubigwamo batariwe. Yewe yabikoraga wenyine. Reka nkwereke wa muco w'imbabazi narindi ku embracing nakubwiraga. Byarashobokaga guca mu nzira imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, sibyo? Bakamugerageza bikanga. Hari uwo kare twabiganiriye harambwira ngo yigeze kuvuga ngo nge sinzongera no guhita baribu, ngo nicyo cyatumye ribu imwereka ko batangana. Nabwo ubwo byansetsa kuko ariko byagenze, ariko reka ibyo tubisimbuke. Ibyo nimba yarabivuze ribu kumuta muri yombi nabyo simbyanze. Fata yageze igihe yivugira ati ngewe, sibyo, mumbabarire mumfungure nite ku muryango, sinzongere gukora itangazamakuru na rimwe. Siyakoreraga ayo makosa. Igihano sibyo, baguhanira ibyo uzakora muri future, baguhanira uko amategeko asanzwe, baguhanira ibyo wakoze muri past. Nshaka kukwereka kuri ya mategeko asanzwe yacu. Niyo aza kuba hariho nka mezire za REMS zishobora kubaninga afata mu gihe runaka ari bitarabizamo ku byo yakoze, bakamubaninga mu mwuga wo kumushyira muri imageragere. Ufata ntubona ntashobora kuba yari ifitiye nka boulangerie twunguka umugati cyangwa ibindi. Ndi kuvuga nyine abantu basesengura ibintu mu buryo butamarira abantu gereza. None rikana nakwerurire abitwara nka fata ntabwo ari we witwara nabi ku mbuga nkoranyambaga. Ashobora kuba yaratutse abakomeye, sibyo? Kandi uri kumvugisha ibintu bikomeye, Imana imbabarire nanjye ntabigwamo. Fata ashobora kuba yaratutse abantu bakomeye cyangwa bafite aho bigerera cyangwa agahinda kabo kumvikana. Ku mbuga nkoranyambaga hari abatukana ibiti byafata ku mafuta, bishobora no kwafekta abandi n'abatatutswe bakaba affected, sibyo? No one cares about it. Nyanganira gato ibyo bintu umuvugizi wa Ribu banza bikomojeho ubwo yari ari muri Gens Comedy. Yavuze ko bitutsi bibaho kuri social media ariko bihabwa agaciro uko hari uwazanye ikirego cy'uko gutukwa. Ntekereza ko ariko yabivuze, ndabiparaphrase, ntabwo ariko yabivuze ijambo ku ijambo, gusa context niyo. Okay, ntabwo twemeranya ko sindi bujye kumuvuguruza. Ntabwo twemeranya, nakubwiye ngo nsige ngira ubwoba nyine, nibyo bizamfasha kuramba bikanyongerera indi minsi, ibyo bizamfasha no kwikorera ibintu byanjye. Ntabwo ndi bumuvuguruza. Nose ibyaha byibasira societe bingana gute? Kangahe se Ribu yagiye itanga umuburo ku myitwarire ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga? Ega nakubwiye ngo dutekereze uru Rwanda nk'u Rwanda rw'imyaka ibihumbi, rusigaje indi myaka miliyari enye n'igice nk'ishize isi bayeho. Tumenye ngo ruzubakira ku zihe doctrine. Ninde utukana bikaba byemewe, ninde utukana bikaba bitemewe? Ese gutukana ubundi bireme? Ese nge nawe ko tudatukana ntabwo dukora ibiganiro abantu bakabikunda? Ni ngombwa gutukana? Ibyo Fata yakoze nakubwiye ngo nanjye hari aho nashoboraga kumubwira ngo ibi bintu ni amakosa. Nimba ntanibeshye igihe twahuriye kuri Great Hotel ariko par accident nta gahunda twari dufitanye, ndamubwira ni aha nakurekomanda gukora ibi bintu nka petit frère. Kuko ntaba muri showbiz cyane, hari ibyo mba ntazi ngo bikorwa gute, kuko hari ibintu journalistically, ibintu byitwa gutwika ntabwo nzi ko biri journalistic. Kuko muri showbiz bazakubwira ko ari showbiz. Ine showbiz nyifata nk'ikintu gifite ukundi ukuntu gitwarwa. Ari niyo mpamvu mbona bakwiriye no kuba bo bakegera inzego bakazibwira ngo ibintu nk'ibi mujye mudutorera no kubikorwa. Wanje Fata cyera twigeze gukora twarahantu twakoranaga, hanyuma turahura, hari inkuru zari za trendize kuri social media, ndamubaza ndetse binibiki, ati ntago zi showbiz, ati this is how showbiz is played, ati showbiz no kikinwa, abi bigaragara nkaho hari amadrama bahari akagurisha kandi bikaba ari ibintu. We rero we nabonaga kuri we bishobora mugani kuba byari amadrama n'ibindi kurenza abandi, ahubwo bakora ibintu bya affecting abandi. Uri kumbwira ngo Ribu ishobora gusibisha no kwiyamashego kuri ku mbuga nkoranyambaga, bo banabivuga yigamirije ibiceri, nta wundi muntu ari bushyiremo, sibyo? Nta wundi aza kwibasira. Undi yazanye avuga ka mama na ka masenge n'akasekuruza abasogokuru, it is fine kubera ibindi, sibyo?
n'undi ntabwo nshaka gutanga ingero, and you turn a blind eye, kugira ngo nta cyabaye. sibyo? Hari abana b'imyaka 18 bari kureba ibyo bintu, batanakubeshya n'abana bacu bato barabireba bakoresheje telefoni zacu. Hari umwana afata telefoni yawe uri kwisomera igitabo ukamwihorera, kandi abana bo basigaye baturusha ubwenge. Ababyeyi muze kumbwira babasha gukoresha abana banyu homework mukarashobora ibyo babahaye. Se mubeshya, abana bacu baraturusha ibintu. Ababyeyi muze kumbwira babakoresha homework mugasanga ibyo bari kubabwira muri kubimenya, kandi twarize. Ushobora kuyimukorera mukabona 3 2 Nese uzi ngo twishyura abarimu b'amakuru y'iswari ko dufite amafaranga. Oya, nuko homework umwana akubwira ati ndeberamo 2 bikagucanga, ukavuga uti banushye mwana wanjye, ntabwo imihanda yoroshye, biba bikomeye. Niba ari ubutabera, ubutabera bureba abantu bose, ariko still ubutabera nyine butuma nyine tugabanya umuco wa yafunzwe. Ubutabera hanyuma wakomeje ku muhanzi Ben niyo ugarukamo cyane muri iyi case. Harimo n'umugore, umugabo yabwiye umugore ngo yashatse mu diaspora ucyariye kandi mubi. Uwo yaramubabariye, yabivuze ko yamubabariye. Hanyuma na Ben nawe yatanze public apology, arabivuga rwose, arabitangaza. Kuki ibyo bitabaye ubundi mu butabera? Muri iyi minsi hamaze iminsi documentaire two mu rukiko, hamwe icyo bita ngo ni mitigating factors na aggravating factors. Mitigating factors mu Kinyarwanda ni impamvu nyoroshyacyaha. Kuki bitafashe nka mitigating factors bimubabarira? Cyangwa byansaba ubundi bumenyi mu bijyanye n'amategeko. Izi mbabazi zibona ute? Kuki nazifashe nka nyirarureshwa, nazifashe nka nyirarureshwa. Hari aho bigera nyine bikaba ntacyo biri bumare, kandi imbabazi ni ikintu cyangombwa. Hari story narebye hari ikiganiro najyaga nkora iwanjye, ahubwo nzagarura, cyitwa Urumuri, kivuga ibintu mama moral stories gusa, sibyo? Umubyeyi, umwana we yiganaga n'undi mwana, yego, bararwana, umwana yica umwana w'uwo mubyeyi. Noneho birangiye wa mwana baramufunga. Mu rukiko umubyeyi yariraga amubwira ngo nzakwica. Arira nyine abwira umwana ko azahorera umwana we yishe. Biteye kabiri, wa mubyeyi atangira kujya gusura umwana muri gereza. 3, 4. Ariko umwana akabona ibiri strange, ntabwo ari kumenya ibiri byo. Umwana afunguwe, wa mubyeyi aramwadoptinga. Amaze kumwadoptinga barabana. Yaje no kurangira amubereye umugabo. Ariko muri uko kubana amubereye nka nyina, nuko yabanje kujya gukurikira amakuru ye. Umwana asanga nubwo yiganaga n'umuhungu, umwana yakuriye imihanda, nimbobo, nta babyeyi, ntaki, n'umurakari muri we, sibyo? Ariko asanga n'umwana we nubwo yamukoreye ibyo, ntabwo yamwangaga, bari inshuti, kwari kurwana by'ibyo batumvikanyeho, sibyo? Yego. Birangiye umubyeyi amenya ko wa mwana hari muri gereza, nta muntu umusura, ntaki, nawe mu rugo afite irungu, kandi ngo bari n'abana benda gusa. Yumva none hagiye gufata urukundo rwa wa mwana we yabuze, arukunde wa mwana wahemukiye umwana we. Birangira amwita, yamuhindura ubuzima, anabaho gutyo. Urwo ni urugero rumwe rukwereka ngo ushobora gukoresha agahinda kawe mu kwigisha abandi bantu ubwiza bwawe cyane rwose. Ariko ntabwo umuntu ufata ngo ubanze umutwike, umugeze mu muriro, nurangiza yababutse umuguti ndakubabariye, bitakinashoboka kawuvamo. Munyamaze kwa suffocated, mwukura heze ngo ndakubabariye. Kumana imbabazi zawe. Bampariye, let me feel the pain, numva ingaruka z'ibyo nakoze. Ndakuhereza urundi rugero. Umugabo yari ari gutembera. Ari gutembera aca ku kayira kari gushya. Cyeko nabona havuyemo inzoka ifite ibyatsi ku mugongo ari kiri gushya. Afata inkoni, sibyo? Akakoni gato ayikururamo, ariko nikomeje gushya, ayifatisha intoki, ahanaguraho wa muriro. Birangiye yanzokira muruma. Imurumye ayikubita hasi. Akikubise hasi kubera ko imeze gutyo iri guhuza gutya yiruka isubira mu muriro. None abonye inkoni ndende, arongera yivanamo, ayiyobora ahandi hatari muri wa muriro. Umuriro arayifasha uyivaho, iragenda. Undi muntu amureba gaza amuga ati kamanura igicucu mpuzamahanga. Inzoka irakuriye.
uyijugunye hasi nk'aho wafashe inkoni ngo uyice kandi wari uyibonye urongera urayiramiye. Urumva utari ikiwerewere ubona uri kubirana. Ndavuga ati no, inzoka muri kamere yayo harimo kuryana, ariko njye muri kamere yanjye harimo kugira neza. Ntabwo kamere mbi y'inzoka iza gutuma nanjye mba nkayo, kuko yo yakoze uko iteye nanjye nkoze uko nteye. Nimba uri umuntu mwiza, umuntu yakubabaje, you don't have to reciprocate similarly. True. Inyigisho rwose kora neza. Ndabwo urugero rwa nyuma, inshuti magara ziri gutemberana zijya impaka mu butayu. Imwe irarakara, urabizi abantu tujya impaka, ihita ibangura urushyise ku rundi mwitama pa, ndiraribwa, ntiyahindura umusaya ariko ntiyanamwishyura. Irangije yandika mu mucanga ngo uyu munsi inshuti yanjye nkunda yankubise. Barigendera. Bageze imbere handi haba akagezi twa Oasis tuno two mu butayu. Umwe yari afite icyaka ariko akeneye no koga, agerageje amaze kunywa amazi akeneye koga ngo agabanye ubushyuhe, aba ararohamye. Ariko rohama ya nshuti yamukubise iramuzamura, arishima, yaragiye gupfa. Aragenda abona urutare yandikaho ngo uyu munsi inshuti yanjye nkunda yandamiye, yandokoye. Ndavuga come on, are you crazy? Nagukubise kare nagutimbuye urushyi mpuzamahanga, urangije wandika mu mucanga ngo inshuti yanjye nkunda cyane iransekuye. None ubu ngubu warurohamye wanditse ku rutare ngo inshuti yanjye nkunda irandohoye. What the hell is this? Wasaze. Ndavuga ati no, ndi muzima. Mu buzima inshuti yawe nikugirira nabi, ujye ubyandika ku mucanga, aho umuyaga w'imbabazi uzaza ukabihuha bigasibama, ukibagirwa inabi y'umuntu. Nikugirira neza ubyandike ku rutare, aho bizahora iteka ryose bakamenya ko umuntu yakugiriye neza. Twebwe wazenguruka nta bantu turahemukira. Nta bantu turahemukira. Abanyarwanda turi kuburyarya. Twige kubabarirana. Turi mu gihugu cyatweretse ububi bw'umuntu, cyanatweretse ubwiza bw'umuntu. Ducuruza ubwiza bw'umuntu cyane. Niducuruza kuvuga ngo n'ubutabera, ngo tusangire bye dusangiye, reka ngo urugero. Gutukana bigize icyaha. Tugende twinywere mu kabari. Nushyushya nkubwiye ngo komanyoko. Ntabwo bigize icyaha, abantu bambabarire, n'urugero ntanze, ntabwo ndi gutukana. Ntabwo bigize icyaha. Uzabyuka ujye kundega ngo nijoro nakubwiye ngo abantu nibige kubabarira, bige kureka ibintu bikagenda. Ariko none abantu tugabanye kandi ntibibagirwe n'ikintu cyiza umuntu yakoze. Ntibibagirwe neza y'umuntu. witwa Dale Carnegie yanditse igitabo How to Influence and Influence People. Yanditsemo nyine asobanura abantu, aho yakoresheje ijambo once I did good, once I do bad, I hear ever. Twice I did as good, I hear never. Ngo iyo akoze ikintu kibi rimwe abyumva buri gihe, ariko yakoze icyiza gikubye cya kindi kabiri nta rimwe abyumva. Ngo yakoze neza nta mushima, ariko yakoze nabi aho zo kunyiki. Ni ibi nyemera tugane ku musozo. Ugufungwa kwafata ku mavuta tubyita igihombo ku muryango we, tubyite n'igihombo kuri sosiyete y'u Rwanda. Tunabyita ubutabera, byose birimo. Harabaha ubutabera, ariko ni n'igihombo. Hari abatabashije gukurikirana ikese y'uyu munsi. Urukiko rwa Nyarugenge rwakatiye Sengabo Jean Bosco uzwi nka fata ku mavuta igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6. Igihano cye cyatangiye mu kwa 10 tariki ntabwo nyibuka neza, gusa ni mu kwa 10 kwa 2024. Ubwo imyaka 2 n'amezi 6, asigaje umwaka umwe n'amezi hafi 9. Urumva. Hanyuma urukiko rwasanze amagambo afata ku mavuta yatangaje agize ibikorwa byo gukangisha gusebanya, bityo ko icyaha cyo gukangisha gusebanya gihanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu ya ibihumbi 300, kikaba kimuhama. Ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha rwasanze ibikorwa n'imvugo byafata ku mavuta bijyanye n'itegeko rihana iki cyaha gihanishwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni. Urukiko rwasanze kuba mu mubiri wafata ku mavuta harimo igipimo kirenze ibiteganyijwe bimuhama. Ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge gihanishwa igifungo cy'umwaka umwe, nubwo we agihakana. Rwasanze kuba yarasabaga ko yakongerera gupimwa nta shingiro bifite, kuko atagaragaza impamvu cyangwa ikimenyetso kivuguruza raporo y'abahanga
yatanzwe n'ubushinjacyaha bufata ku mavuta kandi washinjwaga icyaha cy'ivangura urukiko rwasanze kitamuhama kubera ko amagambo yakoresheje avuga ko umugore waba atari umukene atagize ivangura kandi ko aya magambo atagaragaza ko yari afite umugambi mu rukiko kandi rwasanze ko icyaha cyo gutukana mu ruhame kitamuhama kuko kuba yaravuze ko The Ben akunda kwiriza nk'umwana bitagize icyaha cyo gutukana mu ruhame. Umucamanza yasobanuye ko ibyo atari igitutsi. Muri rusange urukiko rwagaragaje ko Fata ku mavuta yagombaga kuhanishwa igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 1,300,000 kubera ko ariko kubera ko habaye impurirane mbonezamugambi. Iyo habaye impurirane mbonezamugambi itegeko riteganya ko umucamanza ateganya ibihano by'ibyaha byose uregwa yahamijwe kubera ko Fata ku mavuta yaburanye yebera bimwe mu byaha akurikiranyweho hakwiye kubaho impamvu nyoroshyacyaha akagabanyirizwa ibihano. Urukiko rwasobanuye ko kubera impamvu nyoroshyacyaha Fata ku mavuta yakatiwe igihano cy'imyaka 2 n'amezi 6 na miliyoni 1,300,000 bimenyesha ko yemewe kujurira iki cyemezo mu minsi itarenze 30 kuva iki cyemezo gifashwe. Cyane atari muri yombi tariki 18. Yves, reka ngushimire cyane, urakoze kutuganiriza uyu munsi. Imana iguhe umugisha. Wakoze cyane.